mwabambuye uburenganzira bw'akanyafu mu buryo bwo kudisipulina ababanyura imbere. Kwako twize bagakoresha twigisha twaragakoreshaga, hari abarambye mu mwuga rero bagakumbura. Ngarutse ku kanyafu wavugaga, akanyafu ntabwo ari cyo gisuba, ntabwo ari cyo gisubizo, ntabwo gora umuntu ahondahonda ariko byagenda. Ndavuga ni iyo urebye ku munsi nawe bwana Barore, umunsi wawe kuva saa moya utangiye ukageza saa moya nijoro, abantu uhura nabo bagakora ikintu kumva bari bakwiye akanyafu ni bangahe? Barenze umwe. So none se tuzaye twese dutwara utunyafu, umuntu wese agenda kubita wahuye nawe utakoze ibyo, igihugu kizaba igihugu cy'iminyafu. Ntabwo bishoboka. Rero ukuvuga ngo tugomba kureba uburyo dukemura ibibazo bitanyuze mu tunyafu, kandi birashoboka kuko uwo muco w'utunyafu ko ibintu byose bigomba kunyura mu tunyafu mu mangumi, ntabwo bishoboka, ntabwo ari ibintu umuntu yakubakiraho. Rwose umwarimu watekereza ko ikibamfasha ari akanyafu abicikeho kuri mwe, yongera atekereze. Murakoze cyane Honorable Minister. Akanyafu gatinzweho. Sinzi aho nabonaga ku mbuga nkoranyambaga barimo kubaza bati se mwarimu ni pedagogy, muri pedagogy akanyafu kaba mu bundi ko hari ibintu abantu bizaniye bijyanye n'aho ibihe byari bigeze. Mwarimu konsole kabagamo, muri pedagogy kabamo, ni ibintu abantu bihimbiye. Rero ubwo rero nta mpamvu yo kukishyuza, kubera ko ubwo mu masomo ajyanye n'imyigishirize mwarimu ahabwa afite ubundi buryo agorora umwana hatajemo ibinyafu. Ariko buriya mwarimu wabyize akanabikora igihe kirekire, Cleophas Barore, wabonaga ko nawe ashobora kuba ari mu bakemera uburyo agatinzeho umenya ashobora kuba yaragakoresheje. Ariko abantu nyine bize muri iyo myaka nanjye ndimo, nyuma bakaza kwigisha, kwako twize bagakoresha twigisha twaragakoreshaga, hari abarambye mu mwuga rero bagakumbura bakumva kakora, kareba umwana akavuga ati nubwo na konsole arimo kutubwira ko muri pedagogy nta karimo, ariko simpamya ko mu myaka 20 amaze atagakoresheje. Ndabona twemerera ko yagakoresheje kugeza igihe habonetse umurongo mushya. Karakoraga kandi, ariko ubwo buryo bundi bwo kugorora no gutanga ibihano bigamije gukebura umwana, nabwo nyine ubwo nibwo bwemewe kandi ni ibintu biba byarakorewe ubushakashatsi.